Yes, mbanje kugusuza wowe ukunda Imana Irakiza TV. Narababwiye ngo ngiye nzajya mbacukumburira ibintu bidasanzwe. Hanyuma hari umukinnyi wa zamani wakinnye mu filime yitwa Ikigali si Kigoma. Uyu mugabo aka kanya ndamubonye. N'urugendo rutoroshye umuntu yakoze kugira ngo abone uyu mugabo. Mugabo ndagusuhuje. Umeze utese? Sawa ndaho ntari. None se nakubonye muri filime zitandukanye. Kigali si Kigoma, hari nizo wakinanye na ba Kenisi witwa unaba Kanyombya witwa Gakwaya. Wakinnye filime nyinshi. Bimeze bite? Bimeze uko mubibona. Icyo ndashaka kuvuga ahangaha nuko aho amacano yafunguriwe ntabwo bigishyushye nka mbere. Filime zisohoka ku masede. Filime zisohoka ku masede nibwo byari bimeze neza cyane kuko zaranigishaga. Watangiraga filime ukayirangiza igize iki kwigisha. Ubu tuvugana impamvu zisohokera kuri YouTube bivuze yuko zitakigisha nuko abantu bose batafite touch. Nabyo birimo ariko nta nicyo byigisha. Umuntu arakina yambaye ubusa. Ejo bundi nagiye kubona mbona umugore ngo aratambikisha yambaye ubusa wese. Ubwo sibyo byakwigisha iki abazakurikira iyo chano yawe. Hanyuma se ubu tuvugana abakunzi bawe bari bagukumbuye, tubabwire yuko witeze kugaruka muri kuri gukina filime cyangwa warabyoreye? Okay, gukina rwose sibyo ntira. Ni karemano. Uwankenera ya mpamagara tugakina nta kibazo. Reka tuzagukorera ubuvugizi. Nta kibazo. Bakunzi ba sinema nyarwanda rero mwabibonye, n'abakunzi ba Imana Irakiza TV mwabibonye, uyu musaza akeneye ubufasha yuko asubira umusore akeneye ubufasha ku buryo yasubira muri sinema nyarwanda, tukamubona agarutse muri sinema nyarwanda ameze neza. Iyi ni yari Imana Irakiza TV. Ciao tuzahurire ubutaha.